umurwayi wo mu mutwe yagiye kwa muganga amubaza uko amerewe, aramubwira ngo buri gihe iyo aryamye arota inkende ziri gukina. Muganga ati ndaguha ibinini bikubuza kurota. Umurwayi ati muga, uwo muti uzawumpa ejo kuko uyu munsi nibwo zizakinira igikombe. Umupasiteri umwe yakundaga inyama cyane, agira atya agiye mu materaniro ku cyumweru, ageze mu nzira asanga hari inka yakubiswe n'inkuba bari kuyibaga. Abwira abo bantu ati mumbikireho ibiro 5 mubishyire mu ndobo ndabifata mvuye mu materaniro. Nuko ageze mu rusengero kuko ari we wagombaga kwigisha, aravugishwa ati mufungure indobo zanyu dusome mu byakubiswe n'inkuba ibiro 5. Ati ki? Ati mufungure indobo zanyu dusome mu byakubiswe n'inkuba ibiro 5. Umugabo yahuye n'undi aramubaza ati ese watangiye kwambara amaherena kuva ryari? Undi aramusubiza ati kuva umugore wanjye yayabona mu modoka nkamwumvisha mubeshya ko ari ayanjye. Umugabo yari yishyariye hanze, umugore asohoka mu nzu atangira kuvuga ngo izuba riri hanze aha riramena imbwa agahanga. Umugabo nawe ati izuba rirasohora imbwakazi mu nzu. Umwana nawe ati ko mutavuga ku kibwana mwabwaguye? Umwana agira ati ninkura nzabimbwa. Umubyeyi yabajije umwana we ati nukuru uzabikisha? Umwana aramusubiza ati nzabimbwa. Umubyeyi n'agahinda ati ngo gukisha uzabimbwa? Umwana ati reka nkubwire impamvu, Imana irebera imbwa ntihumbye. Ubwo Imana rero izajya indebera nta kibazo nzagira cy'uko nzaba ndi imbwa. Icya kabiri, abagabo bararya imbwa zikagira gute? Imbwa zikigera. Ubwo uzarya kuko uri umugabo, njye nishyura nyine kuko njye ndi imbwa. Ubwo yabwiraga se ati ubwo uzarya kuko uri umugabo, njye nishyure kuko nzaba ndi imbwa. Umugabo yasambanyaga umukozi we w'umukobwa, uyu bita umuyaya, ariko n'umugore nawe agasambana n'umuzamu. Noneho rimwe umugabo araryoherwa cyane, abwira wa mukozi ngo sha uzi ko uryoshye kurusha nyokobuja? Umukozi nawe ati nibyo boss, kuko n'umuzamu wawe ajya bimbwira ko ndyoshye kurusha mabuja.